Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boom Majyaruguru w'Amajyepfo Iburasirazuba Uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba bwa mbere rwose wibuke gukora subscribe dore amakuru yacu ahantu tugiye kugenda tuyahera no kubungubu rwose witwa Sky2 Wabagaye ari kugenda atangaza yuko rwose witwa Green P ndetse n'utwa Depend bagiye bavukira i Bugande mu gitaramo cyagiye kibera i Bugande kandi nuko rwose umuntu wagiye ugaragaza yuko rwose ari umumasuzi mwiza w'ungu akaba yitwa Kevin Kade witwa Eremeti Ere ngo afite ibintu byinshi byo kugenda yiga mu gitaramo cyabere mu Rwanda rwose cya Jose Chameleone ni igitaramo cyagiye kigenda neza kandi cyagiye kitabirwa n'abantu benshi kandi bakaba baba bafite icyitwa ikinyotera cyo kuzagenda agaruka kugira ngo yongere kugenda abataramera neza cyane witwa Mama Sava rwose akaba ari guterana amagambo akomeye cyane n'abandi bantu bagiye bari muri showbiz yo hano mu Rwanda rwose ikintu wagenda umenye rwose ubu ngubu witwa Traore yamaje kugenda atangaza amagambo akomeye cyane yuko rwose witwa Joseph Kabila Kabanga ariwe muntu ufite urufunguzo rw'intambara iri muri Congo na Joseph Kabila Kabanga yagiye atangaza amagambo akomeye cyane yuko rwose ngo nibiba igitambo cy'ubuzima azagende agitanga ariko igihugu cya Congo kigende kibona umutekano hanze y'umugabane wa Afurika rwose ikintu wagenda umenye cyo rwose no kubungubu witwa Donald Trump ari kugenda akurikirana ibya hafi iby'Uburusiya ndetse na Ukraine kubera yuko biri kugenda bimutura mu gihombo gikomeye cyane ayo nandi makuru yose mu kanya ku buryo burambuye njyewe ni Gacha Only ikaze ambiyanse boom ways tugomba kuzamuka urukundo rumereye nabi narakubonye numva ndagukunze sinzi numva nakugira umugore muri iyi minsi ndi kumva nta rukundo nshaka kujyamo rero hanyuma ukimara kumpakanira ntabwo byaba byiza ndi mu rukundo cyane umpakaniye ndumva ntabwo nazasinzira rwose wasinzira kuko urukundo nduguhaye bitandimo nabyo byaba ari bibi nyine byaba bibangamiye rwose ni ukumva biranshaka gukundana nawe nkazaguha convention nkazaguha za goyiko waba ushaka na sitade nayo nkayiguha ariko kanyemera tugakunda urukundo si ibintu ariko urukundo ni ku mutima ibintu byagiye bifata iyindi ntera Profeti Akimu rwose ari kugenda ashinjwa n'abagore batatu bashaka kugenda bamurya utuntu twe nawe umva aya magambo bagiye bakorera kuri space sibyo yego ngo yatoze pastor kuki batoheje umukristo nta kimara gura ngo yatose nyuma yaho wamamaga iminota 12 arangije arakubwira ngo mana we menye ibyo nkoze tubantu tubwira hariya yishwe n'iki yatohejejwe n'iki yakuye ko I can't ni iki igema amagara bwa mbere he love my voice ese reka ndangize iyo minota yose yimaze kurisha kuko ntabwo ngewe namubwiye ko natose cyangwa byagenze kuriya nta cyabaye nkanga no kumwitaba akajya ambwira ngo mbabarira ngo 1 minute please ngo n'ibikindi rwose ni ibintu byakomeje kugenda bifata iyindi ntera ku space rwose cyane cyane abayobowe n'umugabo ukomeye cyane witwa Godfather hano baramubwiye ngo ngiye gusara kandi nyine yarari barikinisha rega nanjye ndi umuntu nambaye umubiri se kuki mutumva ukuri hanyuma uramubwira ngo natose niko byagenze nuko yikinishije andeni ndi umumama ikindi cyongeye kuri ibyo ni single mother ntabwo kuba ntabana n'umugabo nanjye urumva ko mfite umubiri uri kubyumva neza so rero ukuntu byaje kugenda ari kwikinisha yarambwiye ngo urabona ko urabizinda umupasiteri twavuganye ko uri inshuti yanjye mbabarira nawe unyiyereke umfashe kurangiza kuko uri kubibona ko urabona ukuntu nabaye urabona ukuntu umeze yarari mu cyumba cye mbabarira umfashe kurangiza mbwa ntabwo bikunda kubera ko njyewe ntabwo ibyo bintu nabikora niyo mpamvu namwandikiye ngo I can't do it Gigi namusanze kuri TikTok ngo nimwereka mu cyumba cyanjye ngo nimwereka amabere yanjye ndambwe ashareka nkubita Mama Sava nta kibazo nagiranye nawe uretse ikibazo nagiranye nawe arabizi neza ikibazo yangejejeho nticyabasha gukemuka nk'uko abishaka arambwira ati nabonye amatako yawe ngo wabaye paralize
urumva ngo sangwe reka nkusengere. I was about to sleep, arangije arambwira ati zamura. Urumva rero iyo umuntu yirarana nshuti yanjye wambara uko ushaka. Rero nambaye akantu kagufi mu by'ukuri. mvugira muri komedi mwamata komeza noneho rwose ndamwereka ndavuga ati ni ukuri ni papa wanjye ntabirenze. Njye cyane nari nzi ko na Pastor Kim rwose yubatse urumva. nuko ku mihanda biba bigiye bikomera cyane. Uwitwa Muchoma rwose akaba ari mu gahinda gakomeye cyane ko rwose atakigira akazi ngo kandi mu gihe cyatambutse rwose amezi menshi ngo yakoreraga amafaranga arenga miliyoni 300 ku kwezi, ariko ubu ngubu rwose akaba ari gusaba uwo yimye. Uyu nguyu mumwibuke neza cyane ko rwose yagiye asohora indirimbo muri iyi minsi. Umva amagambo nawe yagiye atangaza ku mihanda. njya muri dating n'abakobwa ari urusimbi ni ukugenda nyine agenda arya icyo ashaka, arya inkoko, anywe mowete, anywe icyo ari cyo cyose. Ati nawe ndi kubona uri kumwe n'uriya mukobwa hajya asurana, kandi ahantu mugomba guhurirana ni kuri hoteli nziza, nko muri zino hoteli nziza ziri hano mu mujyi. uwo musore kandi ikintu anywa icupa byibuze riri hagati hejuru y'ibihumbi 100. Uyu nguyu akaba ari kugenda asobanura rwose ikibazo cy'abadiaspora bari kugenda bahura nacyo hano mu Rwanda, yuko rwose abantu baho bakunda kwaka abadiaspora amafaranga ku rwego rwo hejuru. Rero ndi muri abo bantu nyine uyu mwaka pe simbeshye sha sindanakora n'akazi pe, kuva mu kwa mbere sindakora akazi. kubera iki Mani ndi umushomeri ba ubu ngubu. umushomeri kandi waratubwiye ko ufite ama business Gisenyi, ufite ama guest house n'ibiki. Nigeze kujya nkorera byibuze ku cyumweru 50 by'amadolari ku cyumweru byanjye, kandi namaze kwishyura expenses zose 50 miliyoni 60 ubwo no kuvana 200,000 mu kwezi. 200 mu kwezi kuri miliyoni 300 hajya nigira Miami koga, nigumira Miami, abakobwa beza b'abazungukazi, abaratino, abashinwa, abakibose. Anyway nyine ngiramo uburangare, numvaga nyine ko byarangiye ubuzima, ko nyine kubukene ntazongera kububonaho no mu buzima bwanjye, ariko nyine bya bintu byanjye byose byagize ikibazo. So kugeza ubu ngubu rero ndi humble, niyo Imana yamana miliyari y'amadolari umusa niba ari agacapati mu biryogo tuzagasangira, nitujya muri hoteli ya danje wenda nzayiryamamo, ariko ubuzima nyine bwose namenye ko byose birashoboka. Nuko Muchoma agenda abitangaza, ariko rwose umwite Kid cyangwa umwite Teta, uyu nguyu ni umwe wasohoye indirimbo yagiye ica ibintu rwose. Uyu nguyu akaba yamaje gukorana indirimbo n'uwitwa Ziwo Trap, ariko ari amagambo yagiye atangaza yuko rwose uyu musore ari kugenda rwose amwereka igikundiro gikomeye cyane, y'aho rwose bakoranye indirimbo ngo ariko Ziwo Trap akora indirimbo nk'iye kandi ayishyiramo imbaraga zose nk'iza, ariko ngo ku bintu byo kubyina uyu musore, ibintu byo kwirukanka ngo ntago agenda abibasha. Umva amagambo ya Kid aho rwose yarari kuri The Choice Live. Yabaye kunyumvisha indirimbo ngiye gusohora nkibaza niba ari ngiyewe wayiririmbyemo. Ukuntu beat yihuta, ubona ukuntu nyine kubona neza nyimanukamo. yayirukaga inyuma Hano nyine muri video bari kumbwira ngo dushaka kubona wasaze, se ndasara gute none terwa kumva ari umuntu wita umuntu utanyurwa. Uze gutya ndi guhamagara Babu ndi kwisaza agahita ambwira ngo uzi, kandi kera urabizi, kera Babu no kumufatisha byabaga ari ibibazo. Kumva ari ahantu njya kubera management sponsor indirimbo buri meza nkaye kuberayo, kumva nyine ndamutse nikwana kujya mbaka indirimbo kange mu myaka 2 muka niyo mpamvu kumva nyine cyane n'amafaranga. so ubona ko wabyemera. Nshobora kutabyemera. Umuziki nyarwanda ahubwo uri kugera ahantu heza cyane. So njye ntago mbibona nk'aho bavuga ngo indirimbo ngo aba producer cyangwa ngo umuhanzi, no, indirimbo zisohoka ni nziza, ahubwo abantu ntago abantu bumva ibintu kimwe. Umva amagambo y'uwitwa Sky Tuwapagayi ari kugenda atangaza ku gitaramo cy'uwitwa The Ben ngo ukuntu byari bimeze. Igitaramo cya The
Beni Benovia nshaka kugira ngo mbwire abanyarwanda mbihera ukuri ndi kumwe na Tiger uri kumwe na Tiger twari turi kumwe uyu mwanya wa none babuze icyo bamusebya batangira kuvuga ngo yagiye kwambika ikariso wari wayimutereye kuri stage ibi ni bimwe mu bintu nimenyeye njyewe nshaka kukuganirizaho kandi njyewe n'ubundi buryo ngiye kubivuga uri bubyumve nabi abyumva uko abishaka ariko ngenda breakinze iyi nkuru kandi ngiye kuyibreakinga gutya abakobwa bari hariya ntabwo babaho mbega umumansuzi ngo ni Kevin Kade ni umumansuzi mwiza Element we sha reka nkubwize uko Element disa aracyakeneye kwicara nawe akiga ibintu Element aracyafite isoni Benof ibaze aho Tiger azamuka kuri stage atari kumwe n'abapeti bacu ba Titi Brown aba ba Jojo Breezy aba ba Divinwa aba ba Shakira aba ba General Benda izina Tiger reka mbikwibwirire ngiye muvandi ibi bintu ubu butumwa n'ubwawe Tiger izina ufite narabibonye urwego rwe nararubonye kwikubita hasi babifashe nk'ibintu ngo bitaba ariko urajya kumbwira ibintu Babu Rwanda avuga ko Baba ari umumodo urajya kumbwira harasa Kevin Kade yaraje kumudaringa ahangaha ni nyuma yuko uwitwa Philipita amaze kwitandukanya no kuzongera gusapotinga The Ben Tiger B MIE wayibonye hariya reka mbanze nguha amapya rero ubwo ninje rero mu kunenga no gushima bya mbere nshaka kunenga ndagira ngo Benovia umfashe tunenge ubusinzi bukabije bw'abanyarwanda rwose witwa Skytu yakomeje kugenda agaya abantu rwose bagenda basinda cyane muri kiriya gitaramo cya The Ben mbabarira rwose wumve irijwi maze tugende tumenya ngo ibintu bihagaze gute muri politike kubera yuko uyu nguyu ni umwe mu bantu bakomeye muri Afurika yacu nzima. Compatriotes, le Congo vaut mieux. uwahoze ategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange icyari kibyimbye amaze kugisandaza rwose ni ibintu bipa bikomeye cyane ijambo rimwe kuri ndi mu kiganiro amaze gutanga cyangwa se ijambo amaze kugeza ku baturage ba Kongo gusa nuko rwose muri iyi minsi abantu bari kugenda bibaza ngo ese iri jambo yagiye aritangira hehe nanone umva ahangaha nyuma y'ibyavuzwe na Joseph Kabila Kabange uwahoze ategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Tshisekedi agaragaza ko rwose agomba kuzigoma gufatikanya n'abandi kugukuraho ubutegetsi bubi bukomeje gushyira mu kaga igihugu bigendanye n'amakuru ahari yigwa rya Uvira byanga bikunda mu biganza bya General Sultani Makenga bigendanye n'aho urugamba ruri kwerekeza hari amakuru y'ingenzi amaze kugera mu bitangazamakuru avuga ko Joseph Kabila Kabange yakiriye ubutumwa yohererejwe na Captain Ibrahim Traoré wa Burkina Faso n'amagambo arimo ugukomera guhambaye cyane kugaragaza ko Joseph Kabila nk'umuntu uzi uko igihugu ngo gicungwa ari ukwiye gutabara ati bwana Joseph Kabila igihe kirageze ntugomba guceceka nta ushobora kuryama mu nzu ye irimo gushya ngo yitegereze ko araza kuyizimya bukeye ayo n'amagambo rwose aba akomeye ari kugenda avugwa ariko umva n'ahangaha mba mfatanije na M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi Joseph Kabila ubwe nta cyaravuga ku mwanzuro Sena y'igihugu cye yafashe ariko abamushyigikiye mu ihuriro ry'amashyaka rya PPRD bagiye bamagana iteka ukuntu leta ishaka kumukurikirana no kumutesha agaciro Ferdinand Kambere niwe muvugizi wa PPRD yatangaje ko Sena idafite ububasha bwo kwambura Kabila ubudahangarwa nuko ibintu biba biri kugenda bimera ku mihanda ibinyamakuru biba ari byinshi bigenda bisohora buri mwanya ko ngo atari umusenateri nk'abandi ko nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu agengwa n'amategeko yihariye Bwana Kambere yongeyeho yuko kongere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ariyo yonyine ishobora guterana ikambura ubudahangarwa uwahoze ari umukuru w'igihugu kugera ubu Kabila yaranzwe no guceceka kuva yava mu mwanya w'umukuru w'igihugu gusa ntibinazwe neza hanaherereye nuko abantu bari kugenda bibaza ngo ibintu biba bimeze gute ubundi ngo uyu mugabo aya magambo ari kugenda ayavugira hehe mureke twongeye twigarukire hano muri showbiz hano mu Rwanda rwose mbabarire wumve aba banyarwenya ibintu kuntu bagenda babisobanura
RDB niho dufatira amarangamuntu. RGB GPS muri GPS ariko kiruko kujya RDB niyo mufatira ngamuntu. RDB niho dufatira irangamuntu. Ubwo nsingutsinze RDB ndagutsinze kandi igihumbi n'abanyamera kibuze. Uhagazeho neza. Ntabihagara wose kubivuga ko sibyakunaniye. Umugabo wanjye wansujyuye ntabwo wabonaga ko ndi kunywa ka oranje. Ese umugiye kubana n'ubundi uri umugore? Ndi umugore se gute? Yaragusogongeye. Ibintu nibyo uyu nguyu akaba yitwa mama w'abapampe, akaba ari kugenda atanga icyitwa idonido ubwino n'ahangaha rwose umva amagambo ye. Niba byaramugisha aragati ugiye kugenda utwite. Ndatwite se warayindi uretse ngo umugabo we uriya mugiye kubana cyane nawe burya ni indaya. Umuntu asambanya umuntu ataramushyira mu rugo ku mubiri wawe kino gice cyo hepfo ukuntu abakobwa duca imyeyo. Wigeze uca imyeyo? Ntabwo iyo nayiciye. Ubu umeze nk'uko wavutse? Yego. Isuwe ntabwo ibyo by'imyeyo gusa nujya kubyara muganga uzamubwira ko wabyirukiye azayincira. Umukobwa utacimye mwe abakobwa bari mushakishwa nimucimye nko kujya muhora ibitsina byanyu bimeze nk'umwana nka gutya ngo erega ibyo bintu muba mushishikariza abantu sibyo byubaka. Ushobora kwica umugabo wawe atayikunda kandi uzagaruka. ubu se bagubaza ijambo rimwe ntushobora kuyica. Amwe baguteza yanyu ukazayijyanayo nabura umunsi umwe. Uyu nguyu rwose ni umwe mu bantu b'abanyarwenya bakomeye hano mu Rwanda, akaba ari kugenda atangaza amagambo akomeye kubera yuko rwose nuko ku mihanda bipa biteye kujya gushaka mutwite. Rero iki ngiki niyo muntu avuga ngo uyu nguyu afite ubukwe ngo nibiki nasanye natwite simbizi ndetse ndi wagiye abyizeye ko twite nawe yagiye arumva ari muzima. ubu ngubu mu makuru ajyanye n'imikino nuko ikipe ya APR FC yamaje gutsinda ihita inatwara igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Rayon Sports yo gutsinda bikagenda biyinanira ikagenda rwose ihomba igikombe rwose. Ikintu wagenda umenya cyo rwose nuko kuri uyu munsi amashampiyona menshi ari buze kugenda ashyirwaho akadomo. Premier League iragenda irangira, ariko ikintu wagenda umenya cyo rwose nimba ari ubwa mbere wageze ahangaha wibuke gukora subscribe. Mureke tuzahore ku munsi w'ejo mu busesenguzi ubucukumbuzi ubwino ni kuwa mbere rwose. Ntuzigire na rimwe ucikwa n'ibiganiro byacu. Njyewe ya Rigacha Only Charlotte.